manager we buri kwezi yahabwaga $1,000. Iyi company ngibaruwe ku muzungu none amazina ni of course ni Olivier muvugana here Cyarafunze TV. Umunsi tugiye kuganira hejuru y'ibijyanye na STT tugiye kumenya birambuye byinshi kuri yo. Umuyobozi wayo yamaze gutahurwa, ababyishe nyuma y'ubujura bumaze iminsi bukorewe abaturage bo mu Rwanda bashoye amafaranga yabo muri ubu bucuruzi bwa STT bwakorerwaga kuri murandasi bamaze kumenyekana. Amafoto ari kugenda cara hanze, hari amarangamuntu agiye atandukanye, hari imyirondo igiye itandukanye, hari impapuro nyinshi ziri kugenda zigaruka hanze ku mbuga nkoranyambaga. Of course iyi ni Guta TV. Wowe ukunze ino video manuka hasi gato hari likes, hasi yaho gatoya hari subscribe, hirya yaho hari comment, hejuru yaho hari shares. Ibyo byose ubikoze waba uteye inkunga Guta TV. Yes, of course ni Olivier. Reka dutangire. Mu minsi yashize habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru menshi yagiye acara ku mbuga nkoranyambaga. Ayo makuru menshi hari inkuru yahize izindi ni urubuga rwa STT. Urubuga rwa STT cyangwa Free to Trade Limited, ubwo ni Free to Trade Company Limited, mu mine bayita ngo ni STT. Iyi yagarutsweho na Beneri binyuze ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, biturutse ku mukobwa witwa Line warubajije uti se ngo Central Bank, ngo ni Beneri avuga uti Central Bank ko RDB yaba yarahaye ngo STT uburenganzira bwo gukora mu Rwanda, mwebwe mwamuyizi? Yego, icyo gihe mu butumwa bwihuse butarambiranye Beneri yaje gusubiza uyu mukobwa imumenyesha ko iyi STT itemerewe gukorera ubucuruzi bw'amafaranga mu Rwanda. STT ikora ubucuruzi bw'amafaranga? STT bundi ni iki? STT turayihuza na Ponzi Scheme gute? Guta TV hangano tubera kaga, reka dukomeze. STT korute. STT ni nka eshangeri cyangwa ni nk'isoko ricuruza imari cyangwa imitungo mvunjwafaranga. Iyo tuvuze imitungo mvunjwafaranga mu kinyarwanda cyiza nuko babivuga, ariko mu ndimi z'amahanga bizwi nka cryptocurrency. Cryptocurrency ni isoko ry'imari ariko y'imitungo mvunjwafaranga. Ubwo urumva nyine iyo tuvuze umutungo mvunjwafaranga turabisobanura neza. Umutungo mvunjwafaranga bimeninze iki? Umutungo mvunjwafaranga n'uwo mwenda wambaye ni umutungo mvunjwafaranga, kuko ujya kugura watanze amafaranga baguha uwo mwenda. Nicyo bisobanuye iyo bavuze umutungo mvunjwafaranga. So rero STT yo yacuruzaga imitungo ivunjwamo amafaranga, ariko iyo mitungo ikaba idafatika, icyo bita amacoin cyangwa cryptocurrency. Abakoresha cryptocurrency haba harimo ibyo bita amacoin. None STT yo yaje na eshangeri, ariko iza eshangeri ifite ikindi gice cya robo. Iyo robo zakoraga gute rero? Robot ya STT zari mu moko menshi. Hari nk'izitwa Buda, bayitangiraga ubuntu ukagenda ukora task buri munsi. Hari izitwa OKX. Urumva izo ngizo bagendaga bazitirira ama eshangeri yandi. OKX ni eshangeri cyangwa isoko ry'imari n'imigabane y'imitungo mvunjwafaranga idafatika. So reka tukomeze kuri STT. Iyo yari ifite izo robo zagendaga zirutanwa mu mafaranga zaguraga. Urugero Buda bayitangiraga ubuntu, OKX ugasanga iri mu $25, aho hari n'akandi karobo nibuka kaguraga mu $25 waheragaho. Iyo ni STT. Noneho iyo wamaraga gushyiramo amafaranga yawe, iyo wabaga umaze kuyagezamo, wahitaga wemererwa kuba wagira iki? Wahitaga wemererwa kuba wakora task 10 ku munsi. Izo task 10 ku munsi zigaguhesha amafaranga runaka winjiza. Izo task zahoragaho, ayo mafaranga yahoragaho. Nk'urugero abashoyemo $50, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda 108,000, binjizaga amadolari byibuze mu manyarwanda. Bishyize mu manyarwanda byibuze binjizaga
ibihumbi 3 by'amanyarwanda buri munsi. Kubikuza nabwo wabaga wemerewe kubikuza, ariko ukabikuza bagukasa amafaranga 2,000 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga uti niba umaze kugezaho amafaranga 10,000, iyo wajyaga kuyabikuza hakugiragaho amafaranga 8,000 byonyine. Iyi niyo bita STT. Iyi turayihuza gute na Ponzi Scheme? Ponzi Scheme, what is Ponzi Scheme? Yo ni iki? Cya Ponzi ninde? Ko Ponzi ni izina ry'umuntu. Hano tubera akaga guta TV. Reka tubyinjiyemo nabyo. Mu mwaka w'1910 gutyo, mu myaka ya kera cyane, nyuma y'intambara y'isi, Umutaliyani witwaga Charles Ponzi yavuye mu Butaliyani ajya muri Amerika. Igihugu cye kiri muri revolution, kiri gutera imbere. Urumva abenshi bifuzaga kukijyamo. Uyu nguyu Ponzi yari umunebwe, yageze muri Amerika. Amaze kugera muri Amerika abuze icyo gukora. Amakuru ari mu binyamakuru za CBS zivuga ko, ndetse na za Washington Post zitangaza ko uyu mugabo yazanye $2 yonyine muri Amerika. Uyu mugabo ageze muri Amerika areba ibihakorerwa, areba imari zabo, buri amafaranga yabo icyo gukora biranga, yanga gushora amaboko, akoresha ubwenge. Yegera abashoramari bagiye batandukanye muri iki gihugu cya muri Amerika, arababwira uti wowe wampa amafaranga yawe nkayashora nkakungukira amafaranga inyungu y'umurengera idasanzwe. Yabizezaga iki? Ponzi Scheme yababwiraga ko umuntu uri butanga amafaranga mu minsi 45 araba amaze kunguka 50% y'amafaranga yashoye. Niba washoye 10,000 mu minsi 45, uraba wungutse angahe? 5,000. Mu minsi 90 uzaba wabonye inyungu y'100% y'amafaranga washoye. That is good. Iyo business Ponzi yarayisponsorije, arayamamaza, abantu benshi bayijyamo, barenga 100,000 gutyo bayigezemo. Bayimaze kwigeramo, noneho babandi batanganye nawe bampa amafaranga. Ubwo hazaga nyuma yaramubwira ngo mu minsi 45 uzaba umaze kunguka amafaranga angana ukunguko. Noneho Ponzi agahita afata ya mafaranga ya wa wundukije mutageje iminsi 45, ayo mafaranga agahita agenda akayahereza wa wundi wujije iminsi 45 utegereje inyungu. Uwo niwe Ponzi. Abayabonaga bakahita bongeramo amafaranga, bongeramo. Ponzi aza kubarya amafaranga. Icyo gihe makuru avuga ko Ponzi yatwaye $15,000,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuyavunje mu banyarwanda kuri ubu ngubu dusanga ari hafi amafaranga $19,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwo Ponzi yabatwaye. Uwo niwe Ponzi. Rero STT yo bimeze bite? Arabahakana ngo STT ngo niyasabaga abantu ngo gutumira ngo abantu ngo niyo mpamvu ngo tari scam ngo iki. Reka tubigarukeho nabyo. Ubundi STT ku gutumira abantu bimeze bite? Umuntu winjizaga undi muri STT, aha ni ukuvuga uwazanye cyangwa uwo wazanye akinjira kuri link wamuhaye, habaga icyo bita referral code. Ubwo ni izina ryawe ryajyaga muri system ya STT. Ibi ngibi tubigarukeho. Nta muntu winjiraga muri STT atabanje guhabwa link. Iyo utaba gufite referral code ntabwo winjiragamo. Icyo gice ni wakirenga. None uyu muri referral code we yahitaga ahabwa $11 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimwe cyangwa ya komisiyo. Yayahabwaga ari uko wa wundi winjiye kuri link ye yamaze kugurira imwe mu irobo. Muri za ndetse twavuze za Buda za OKX n'izindi.
iyo yamaraga gupeyinga niba yishyura ibihumbi 100 bye, bakuraga muri bya bihumbi 100 bye ibihumbi 10, ubwo urumva amadolari 11 n'ibihumbi 10 na bingahe gutyo bakayahereza wundi wamuzanye. Izindi nyungu zari zirimo kukuzana abantu, uwazanaga byibuze abantu 15 muri STT bagashora amafaranga, urumva 15. Ubwo buryo babaga bashoye babaga baguze robo, yahabwaga uburenganzira bwo kwitwa team creator kandi agahita asinya amasezerano na STT yo kujya hembwa amadolari 300 buri kwezi, ndetse akajya nahabwa amafaranga na STT yo guhuza buri munyamuryango ugize ya timu y'abantu 15. Ayo mafaranga yabaga ari yo gusangira, tubigarukeho nabyo. Njye Olivier nije muri STT, abantu 15 binjiye kuri link yanjye, bamaye kuba team creator, bamaye kujya membwa amadolari 300 business wowe. Ariko se nyuma y'amadolari hiyongeragaho amadolari 4 kuri buri muntu, ubwo abazi imibare neza bayakuba, ubwo n'amadolari 60 yahabwaga yo guhuza ba bantu bafite muri timu ye bagasangira wowe. Nyuma ya team creator habaga undi mwanya witwa junior manager. Junior manager we yabaga amaze kwinjiza abantu byibuze 15, yabaga amaze kwinjiza ba team creator 5 muri babandi 15 nazanye. Iyo havagamo abantu bakora team y'abantu 15, buri muntu afite 15 kugeza ku mubare w'abantu 5. Ubwo 5 nazanye nabo bazanye 15 gutyo, nahitaga mba junior manager wowe. Uyu junior manager we ibyo birihari biratangaje. Junior manager we buri kwezi yahabwaga $1,000 cy'umushahara. Si ibyo gusa kandi no kuvuga ngo wa mutima creator wabaga wazanye abantu muri business, team creator cyangwa bagatumiye babandi watumiraga. Iyo yakoraga ya task ya buri munsi imwe twavuze haruguru, yakoraga akinjiza amafaranga $3,000, wowe winjize niba yinjije 3 ku munsi, nawe hari amafaranga percentage. Nibuka neza kuko njye sinashoyemo, ariko abashoyemo barabizi percentage wagutomeye yinjizaga buri ko winjiza. Ubwo nuvuga ko buri munsi yinjizaga gahibazo bazanye abantu 15 ku buri muntu akora ibiceri bingahe, bikatufata 100. Urumva atari 5 buri munsi yicaye. Rero se STT byagenze bite ngo sange yibye abanyarwanda kandi yari yaje ivuga ko ije kubakura mu bushomeri? Icyo mvuga ni iki, STT kiza mu Rwanda n'amakuru ya bamwe batangiye nayo ikigera mu Rwanda. STT kigera mu Rwanda yageze mu Rwanda ari ikigo nyine ngo ubu yo abakoragamo bahabwagamo akazi nyine muri iyi website yabo. Wandikaga umuntu wowe wabaga winjize, kumwandika gusa registration only, ntabwo nabyo kushora nyine bagura za robot, wahabwaga amadolari 3. Après y'ibyo binuvuga nyuma y'ibyo STT na company yahise yempoza abantu cyangwa babandi barimo robot yesi isohora robo. Ravuga uti izi robo zagiye zigura mu buryo n'ubu. Ahangaha STT nuko yatangiye. STT yandikisha muri RDB. STT registered mu misoro ya Rwanda Revenue. Hari icyemezo cyuko yasoraga, muri kukibona aho ngaho kuri screen n'icyara RDB mwakibonye. Ariko abantu binjagamo bakabikimanga bakavuga ati si business yaba ari scam nk'izindi zose twabonye, uko mu Rwanda hajyamo amascam menshi. Hari za bw'amafaranga zibya abantu, kavaloni zibya abantu, fortunate imaze kumara abantu amafaranga ejo bundi ayo yaraborotse amafaranga baranyaruka barigendera ngo ikirego kiri muri RIB waragowe nawe koko.
ni ukuvuga uti noneho ahangaha tugezeho abantu bakavuga uti iyi kari scam, bakohereza rwa rwandiko rwa RDB. Tise RDB ihereza scam ute uburenganzira bwo gukora? Umuturage w'inyamasheke avuga uti RDB yabona wo RDB bana byo gusikana wapi savari. Ariko bohereza icyo cyemezo bahisha amazina ya nyiri company. Amazina ya nyiri company yahishwaga kubera iki? Impamvu baravuga guti iyi company nyine y'abaturage babazaga ati se ko mwohereza urwandiko nitumenye n'uwibaruyeho baturiye ku buryo twamenya n'uwo turega. Bakababwira bati iyi company ngibaruwe ku muzungu ngo kumutekano bwewe n'ibindi byinshi nyine babeshya ngo barayahisha. Sava abantu barashora nyine kwa bana RDB bakana n'ikimezo cyuko nta misoro ibereye mu government ndavuga STT. Reka tuganire kuri yengiye. Aho ngaho kuri screen zanyu murabona ko mbasharinze certificate ya RDB registered form yanditswe tariki 11 z'ukwa mbere, yandikwa ku kigo, ubwo ni company name yitwa Super Free to Trade STT Limited, category ya ni private, ubwo ni limited by shares. Ubwo nyine yari igabanyije nyine limited shares ibintu cyane n'imigabane. Address ni Nyarugenge umujyi wa Kigali, nimero ngizo za telefone, email ngiyo wababonaho. None amazina ni Jean-Marie Vianney Uwimana, CEO niwe nyiri company. Abanga address hariho na ID ze number, hariho address zahatuye. Urabona ko ari Kigabiro Rwamagana Iburasirazuba na phone number. Uwo tuvuze no bita managing director. Hasi hakaza member of board, barimo ni hazamo Jean-Marie Vianney Uwimana nawe yabaga ari umumambo wa board n'ibindi hasi byo simba mbizi by'ama business. Hirya murabona ko hariyo n'ibindi by'ama stakeholder byo simba mbizi ngewe, hariyo za warashoyemo communication banza ari byo bakora simba mbizi ngo nibyo nyine bakoraga ngo na computer ngo programming, data processing, hosting, urumva nyine bijyanye na website ngayo ngoko. Ubwo ngo iyo foto muri kubona ya tariki 27 z'ukwa karindwi 1980, uyu niwe Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney. Aha, dore icyemezo rero cy'uko ng'icyemezo cyo kutabamo imyenda ng'umwenda w'umusoro, tax clearance certificate, attestation de non. Ikigo ngicyo Free to Trade urabona ko kabara mukerekeye ni ikigo cyasowe na Rwanda Revenue, singisinya isinyweho n'abatamuriza Hajar. Ubwo babona bo muri iki muri Rwanda Revenue Authority. None uhangaha reka mbasharinge nakangaka tugasome twihuse. None tute tugaruka kuri STT byagenze bite. Twebwe STT twasinye amasezerano y'ubufatanye na guverinoma y'u Rwanda. Ntabwo twari kwemererwa kwinjira mu Rwanda gushaka abakozi tutabiherewe uruhushya na guverinoma y'u Rwanda. Ihuriro ryacu STT rifite amafaranga yinjira kandi asohora ngasohoka buri munsi, bityo STT yacu nayo igenzura na banki nkuru, nayo igenzurwa na banki nkuru, kandi twumvikanye na banki nkuru iminsi shingiro y'iyi sosiyete yacu. Imari shingiro, sorry ntabwo ari iminsi shingiro, ni imari shingiro y'iyi sosiyete yacu. STT ya miliyoni 50 y'amanyamerika. Ibi ngibi muri kubona Benere yarabihakanye bicishijemo umurongo, nanjye simbitindaho. Ibi ngibi yarabihakanye. Ubwo ni ako ga screenshot n'imbetse kari mu mabara y'icyatsi. None iyi STT yaje mu Rwanda iramamaza ikona n'abaturage. None
noneho abaturage batangira kwizamurira icyizere, batangiye kwizamurira icyizere nibwo kido byaturutse kuri Twitter. Ubwo byabajijwe mbere yuko beneri igira ngo banza ari meeting yabo yo kuvuga ngo kubijyanye ni naho ubukungu bw'igihugu buhagaze, ngo kuko ari ibigenzura. Nabyo byagarutsweho, nabwo yavugaga ko bagira inama abantu bashoye muri STT n'abandi bashora muri ibi bintu bimeze nka piramide babereka. Piramide nyine ni kwa kundi winjira ahantu bakagusaba kwinjiza umuntu, uwo muntu winjiye akagira inyungu baguha komisiyo, ubwo komisiyo bakayigwa muri ya yindi ya mugenzi wawe. Nibyo beneri yavugaga, nibyo bita piramide. None icyo gihe STT yasibana amafaranga yayo. Hari amakuru avuga ko ayo mafaranga atari STT yabanye, ngo yabanwe na leta, ariko ayo makuru ntabwo nyazi y'intara y'imihanda, ntabwo nayahamya neza. Hari andi makuru avuga ko ibisambo cyangwa abangaba iyi business baruyeho batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ayo makuru tugiye kuyakurikirana, turi kugerageza kubaza muri RIB ngo twumve niba ayo makuru ari ukuri. Ikindi, STT yigarura imitima y'abanyarwanda. Abaturage bari kurira hanze, baravuga ati se ibitanga nko kwikomeye byarayamamaje. Government, ibigo bya government cyangwa ibigo bikomeye bya leta bitanga uburenganzira bwo gukora byarayitanze, ariko se abaturage tuba blaming itangazamakuru, to blaming nyiri STT, to blaming nde? Yo niyo STT. Ibyi STT turacyari kwikurikirana. Amakuru yacu ni hano kuri Guta TV. Twagarutse nyine ubwo ko twagarutse koko. Dufite byinshi bihambaye, dufite byinshi byo kubagezaho, dufite byinshi byo kuganiraho kuri YouTube channel yacu. Wowe dutera inkunga kabisa. Inkunga yawe si yo kukubwira ngo kanda akanyenyeri, no. Wowe kanda subscribe. Nushaka ugashyira stat yawe, ushaka ugasharing mu group ubamo, no shida. Ni inkunga tugenda duterana tugatera imbere mu bintu n'ibindi. Kuko iyo kandi subscribe ubumfashije kugera ku makuru mu buryo bworoshye. Kuko iyo sub uteretseho, iyo views bumaye, iyo share bunkoreye, yongera abaturage akagira n'abanyikundira bakanyohereza no ku kanyenyeri. By the way, bitari bibi, bamara kunyiyoreza ku kanyenyeri ikaba good, nanjye nkareba ko nagiye ku makuru. Mbo guhamagara muri RIB nta mafaranga, internet yo guhiga amakuru nta mafaranga, aho kuri coding nta mafaranga. Mwumvishe ko hano ndi kuri coding ameze ukuntu hakenewe n'aga studio kameze neza, karimo za sound proof kurya ijwi risohoka. Ijwi ryangira turika gatanu ko kandi, ariko nyine bitewe na background y'ahantu ndi, bitewe na location, bumva ko bitaba biri fresh. Ariko icyambere ni amakuru, twita kuko bimeze. Icyambere ni amakuru, ariko source information nzajya tuzibagezaho uko bizajya bidushobokera, uko bizajya bidukundira tubagezaho amakuru kandi meza. Iyi ni Guta TV, of course, no Olivier.